undi muntu ugiye gukurikiraho ni umukobwa. Jane zisigaye ifite abanyarwenya b'abakobwa mu bikomera amashyi. Nubwo bakiri bake abakobwa muri ahanga muze mu abanyarwenya, ibi bintu murabona bitagabura mwebwe. Abahungu 104 abakobwa 2. Abo bantu murumva harimo gender balance. Tujye kwakira umunyarwenya witwa Kaduhire, ariko yageze Kigali yitwa Kadudu. Hari abantu b'Igicumbi barimo hano. Tujye guhamagara ambasaderi wanyu yitwa Kaduhire. Ladies and gentlemen, put your hands together for Kaduhire aka Kadudu. Uraho nshuti yanjye afitwa ajo, nshuti yanjye bihebuje, sine wanjye mama, ugira amahirwe mwizawe, gukundwa n'intore n'impamo, reka nguteteshe kibasumba, umva uku niko nabaye. Nk'abantu b'Imana mwe, uyu munsi nibwo nabonye ko abakobwa barushye. Ntago nababeshya pe. Mbega ibintu by'i Kigali. Wega, rero hano nagiye gukodesha ikanzu. Bambwiye ngo ntago babona ikanzu iri kuri taye yanjye. Bapfa kumpa iyi ngiyi. Ase Melissa ni ishyara afite. Melissa ari kureba agataye kanjye akavuga ngo hoba ibyansize. Ese ubundi Melissa inkweto yashobora kuyigenderamo yahita ivunika. Ruti ni umwe mu bantu badukonfurimye ko ajya agirana n'abantu nyine bahuje. Afite indirimbo yitwa cyane, yararimbye ngo ngerega kwandubi mparire, reka nge nze nkwagure, Ruti baririmba nkwagure mu rw'imisozi igihumbi mama we. Yabonye tutabyumvise neza ahita amanuka muri yu, naravuga ati reka mbakurira gahu ku maso, ubundi mbibabwire neza. Muri yu afite vasi ya kabiri avuga ngo je te dis toujours que ego Thérèse. Je te dis toujours que ton futur mari et que toi t'es ma future épouse. Reste tranquille mon bébé d'amour, je suis à toi. Je te dis toujours que je suis ton futur mari et que toi t'es ma future épouse. Reste tranquille mon bébé d'amour, je suis à toi. Hari d'amour umukobwa muzi? None akantu ka mon bébé niko kandangije. Muri iyi minsi Satani akomeje kugendera abantu cyane, ku buryo abakobwa basigaye bakoresha Bibiliya mu guca inyuma abahungu. Niba uri umuhungu, reka mbibira akabanga, niba uri umuhungu ukaba witwa Nehemiya, sheri wawe kuri stati yagahuza ijambo ry'Imana ryo muri Ezekiyeli. Nehemiya nta jambo ry'Imana yanditse. No tekereza uri umuhungu witwa Matayo, sheri wawe agahera ku wa mbere ya posting imirongo yo muri Samweli wa mbere akarangira akajya kuri Samweli wa kabiri. Guys, do you think ko mu mirongo yose Matayo yanditse buze no mumufasha? No, she doesn't care about you. She has something she's caring about. Uyu munsi muze kwihangana, namwe murabizi ubwiza n'ubwenge ntago bijya bitura mu muntu. Muze kwihangana cyane. Buriya ewe nababeshye birananiye, reka da sinabyiviramo.
nuko none buriya muri Kongo kirazira kikaziririzwa uri umuhanzi kuririmba indirimbo itarimo enjeniyeri. Navuze ko bakobwa baca inyuma abahungu bakoresheje Bibiliya, mbona abahungu barishimye, ariko abahungu nabo bakoresha Bibiliya mu gukura abakobwa mu gakiza. Hagati aho muhanzemo abakobwa abari n'abategarugori amashyi, nibo bantu binjizwa mu gakiza n'ijambo ry'Imana, bakagasohorwamo n'ijambo ry'Imana. Umukobwa bari aho yigira gusenga, umuhungu akicara akamureba ku wa mbere umukobwa agiye, ku wa kabiri umukobwa agiye mu cyumba cy'amasengesho. Satani ba mu buhungu niba yitwa ngo iki, umuhungu agahita avuga ati uriya mukobwa ngomba kumugusha, agahita amukurikira bakajyana mu rusengero. Noneho umuhungu ageraho nyine akemera agahindukirira umukobwa nta kibazo, igihe kikagera rero wa mukobwa bagakundana. Umuhungu akavuga ati rero ukansura, akamubarira bikarangira umukobwa agiye kumusura. Umuhungu agahita batura Bibiliya ati rero umukobwa mwiza, ijambo ry'Imana ribitubwira neza rwose, ni ijambo ry'Imana ryanditse, icara dusome. Hari igihe aba ari umunyamitwe akajya asoma akora n'ibikorwa, agatangira agahera muri uyu murongo uri mu byanditswe byera muri Yeremiya ibice 11 umurongo wa 15. Umukunzi wanjye aje kwenda iki mu nzu yanjye, agahita yongera akamureba mu maso, akasita asoma muri Yesaya ibice 62 umurongo wa 5. Nk'uko umusore arongora umukobwa, niko abahungu bawe bazakurongora, kandi nk'uko umukwe anezererwa umugeni we, niko Imana yawe izakunezerererwa. Bwira mugenzi wawe Imana izakunezerererwa. Noneho umuhungu ahita abona bidahagije, kubera abakobwa bo barakora ntabwo bapfa kwemera, yarabanza akananizamo ukuntu tu. Nuko maze agahita amubwira ati rero mukunzi mwiza, mu Bakorinto ba mbere ibice 7 umurongo wa 9 haravuga ngo niba badashobora kwirinda barongorane, kuko ibyiza ari ukurongorana kuruta gushyuha. Umukobwa ati mu izina rya Yesu. Umuhungu agahita amukomereza mu Baheburayo ibice 13 umurongo wa 4 ati kurongorana kubahwe na bose, kandi kuryamana kw'abarongoranye he kugira ikikwanduza. Umukobwa akavuga ati ibi bintu se Mana yanjye ndabigenza uyu musore ndeba yateguye. Umusore akamwitegereza mu maso, akamureba, akamumanuka, agahita amusomera ahangaha, akamubwira ati muri Ezekiyeli ibice 23 umurongo wa 3, maze basambanira muri Egiputa, basambana bakiri inkumi, aha niho amabere yabo yakabakabwaga, amabere y'ubwari bwabo bakayakabakaba. Umukobwa akumva aratsinzwe. Umuhungu aterega ntabwo iri ni ijambo ry'Imana ndi kukubwira, iyi ni Bibiliya rwose yera. Agahita amubwira ati rero mukunzi wanjye, numva n'ubundi bigoranye, reka nkwereke. Ati ubwo wangabiye ikingi kusi, aho ni mu Bacamanza igice cya 1 umurongo wa 15, umbabarire ungabire n'amasoko y'amazi. Nuko ahita amuha amasoko ya ruguru na y'epfo. Noneho umutipe rero ahita yumva rero ibintu bidahagije, ahita ajya mu Bami ba kabiri ibice 4 umurongo wa 34, arurira yubama kuri uwo mwana, umunwa ku wundi, amaso ku yandi, amaboko ku yandi. Umukobwa nawe rero yumvishe nyine aryohewe, aravuga ati n'ubundi agakiza kagiye ku ruhande,
aramubwira ati rero mukunzi wanjye mu migani ibice 7 umurongo wa 18 ngwino dusoze urukundo rwacu tugeze mu gitondo twinezeza mu by'urukundo. None hari ukuntu bajya bavuga ngo abakobwa ngo bo mu rusengero ngo bafunga umutwe ngo barimana ngo ariko ngo iyo bafatishije bagira umutima woroshye. Ijambo ry'Imana rivuga ko umutima umenetse ushenjaguwe Imana itazawusuzugura. Imitima yabo barashenjagurikiye Uwiteka. Naho twebwe muri Anglikane dufite isengesho dusenga riri no muri Bibiliya muri Yoweri ibice 2:13 rivuga ngo imitima yanyu aba ariyo mutanyura mureke imyenda yanyu. Murakoze cyane, ndabakunda cyane. Mu bintu nitoje kumanukira muri izi nkweto ntago nabishobora. Kabukinga bongera inyana ubwatsi, kabukinga